Abundi sister yanjye cyo nakubwira urabona ibishyimbo bireze cya ibishyimbo byo turabyejeje noneho rero hari ikintu nashaka kukubwira kagira inkuru kandi nawe ukunda inkuru ugira izinera amatsiko uri kuvuga ngo hari umukobwa nkunda nkunda ariko wumve ngo nkunda n'umutima wanjye wose kagira inkuru umuntu nazi ninde bro sozi wa mukobwa hano hepfo kwa Karoli ndahareba rwose hariya sozi kwa abakobwa babiri n'umusaza wabo Emi ndabaruzi ndabazi bari aba ngabo ubwo se ninde muri bariya bro Garasi uramuzi gwende Garasi Garasi uriya w'inzobe se yewe data we uriya baherutse gufatira mu ntoki ari gusambana se Garasi se ya Garasi n'umwana witonda bro ndagukunda nawe urabizi kandi ndanakuba ariko ibyo bya Garasi ntabwo wanyangisha Garasi uriya mwana aritonda urumva aritonda ndamukunda uriya mukobwa ngenda mwizeye bahora bamufatira hariya hepfo mu rutoki ntabwo ari Garasi ubwo n'ubundi ntabwo ari Garasi ntabyo nakubwiye se ahubwo ntabwo bimbwiye baherutse kumufatira ejo bundi mu rutoki ntabwo ari Garasi wanjye oya sister mbabarira Garasi wanjye yaguhaye ibiki reka Garasi urabona yagenda yinyungagira ari igihe muturuka inyuma mbireba kwahita numva ubwuzu buranyuzuye kuvuga ngo namwikura sister ntabwo byamundi ndakurangira undi mwana w'inshuti yanjye cyawe ni munini aya umuntu birirwa bamukomera hanyuze hose bamufata aho nyuze aya Garasi aritonda agira n'ikinyabupfura ni ukuri ntabwo nakanga Garasi urananderagira reka mwereke rero bro aho kugira ngo dupfe ubusa reka tubyihorere ariko Garasi reka umuryango we nanjye wumve ko Garasi ntamureka aho kugira ngo induru zigeze horazivugira iwacu ntabwo nahara Garasi nakwemera wanjye niba nzicara nkabikuganiriza neza niba nzabiterura nkabishyira mu mutima wawe ariko wumve ngo ibyo tubire unabyibagirwe nizere ko binarangiye ese Fiona bite byiza kwishuri se bite biragenda ese kwishuri cyane ntabwo banyuzura mwebwe asha ibyo bintu ntabwo nigeze mbibonayo pe mwana mwarakize umva nkubwire wabibonye ko kuri Instagram ko Oprah afiteho new look imeze nk'iyanjye shani wewe uhora nayo mu visi njye hari igihe nk'ubu nazo mfite ntabwo nigeze ndeba sinamushaka kugira ngo akubwire ama MBs come on Fiona wagiye ugiye nawe si ko ntakubeshye komeza umbeshye nta kibazo ntabwo mbyizeye uze kundemera nyine nabi nzi kujyaho ndebe ase ubwo wagireka koko noneho sheri wanjye natahanze kumubwira ati uko nyine ifata kandi ntabwo ari bubyange ngiye mubwire we yambwiye wowe okay fine ndaza kubigukorera oh my god come on ndabikora okay fine ndabikora yego urakoze umva reka nze ikanjye kwitegura kandi twaragiye gutaha sawa hagiye gutaha ntabwo meze nanjye ndebe ibintu biriho hano ndaza kubatwangirira riba ubwo se urabura kujya muri dushe nyine ngo sheri wawe asange come on ndamutegereza ze hano ndamutegereza tujyane se cyumva ko nakijyana neza ubwo ugomba kuva ku kazi ukajya muri dushe ukajya mu cyumba ukabisanga ndarushye tukamutegereza tujyane sheri urabona ko tugeze ku muhanda tugiye gutandukana ese byagenda reka ngende njye kwiga ariko ndababaye kuba ngiye kugusiga ndi kwibaza ukuntu ngiye kugusiga n'ukuntu uri mwiza uko Francis sheri koko nanjye ndumva ntagenda sasa rero imbere cyanzagukumbura nyine mbere yo kugenda izeye kutazanshira ntabwo nabikora urabishwe sinshobora kuzigira mwemukira okay nsezeranye ko utazigera uca inyuma sheri ndagusezeranya sinzigera nkuca inyuma niyo byagenda bite sinshobora nyagasana azabimora urabishwe sinshobora kuzamenya niko yabyumvise I promise ese ubu nakureka nkajya kureba abandi bo mu mujyi okay dear uragiye ariko ndababaye ntakundi byagenda hano ariko nzaza kugutwara twabisezeranye ngiye kugenda gushakira akazi mu mujyi
nzaza kugutwara kandi nzaza vuba. Okay. Sibyo? Ndishimye reka ngende rero kuko urabona n'amasaha aragiye, sibyo? Hangane nyine bibaho mu buzima. Sheri, zagukumbura cyane pe. Sheri, karibu. Ni karibu Sheri. Neza. Nari kumwe na Fiona turi kuganira. Umeze utese? Sava? Ku kazi? Byagenze neza. Ndabona abantu. Tutacye. Sheri, nawe uzari kunserereza nawe utegereje ngo tugirane nyine tugende twifata dushuri nyine. Birumvikana. Nese urumva ari kujyana ko? Nanjye naje mfite ubunebwe niyo mpamvu. Ibyo byavugirwa he? None se ko mbona wifuritse byagenze bite? Ntabwo ubonye imvura iri hano hanze yo kuri meza. Imvura iri kugwa wowe uzi ko ariko wajya ahubwo wowe nta nubwo wayumvishije. Ari mu modoka. Iyo na Sava se? Umunsi wagenze neza n'amasomo. cyane. Mwebwe se? Sava. Umunsi wagenze neza. Igenda. Sheri. Urabona ko Fiona agiye kurangiza. Haba rero no kugira kwitegura umwaka utaha ugatangira amasomo. Ni we? Koko se? Sheri murambeshya. Ni ukuri. Nawe ntabwo wajya umuntu nishimiye kwicara urabona igihe tugezemo nicyo kwiga kaminuza. Wavuga uzi ko nari ndambiwe kwiga ndi hano njyenyine. Urumva mva ku kazi kare. Nategeza ko utaha. Fiona nawe ni nkaho mbese. Ariko ubona ko feri ya mbere nduhukira mu rugo. Nakweli umwana nagushinje. Ibindi by'abandi bavuga ngo bajye guhura n'abandi reka byarananiye. Nakomeje kubitekereza ariko ntitabwiye. Fiona se arimo kurangiza. No kurangiza. Umva igiye kuzajya icyumva nyine nawe ibyo wajya gurohera. Ifati kuvuga ko n'ukuri ko sinavuga umva. Iramba nyine Bigaragara nk'umuntu wacu. Mwigana cyangwa zakwigindira aho. Azakigina. Mutuzavuga ko ari inde mukuru. Iyo nuzajya uvuga ko ari inde mukuru. Ntabwo mwigana kubera ko warakutanye. ariko aduta nyine mu mashuri ariko mu myaka ntangana. Ubu kugenda akaba guherekeza ikakwereka ibyo ugomba kugeramo. Ahubwo se kera twageragezaga none urumva uzabikora. Ni ukugenda nyine ngo nyabyutse ubwenge nkayako bugikora neza cyakunaniraga n'imibare. Nako nawe mbana n'umuntu w'umunyabizinesi ngo mbe imibare ntayizi ubu kuri inshuro imibare ntayizi. Wari amafaranga bitandukanye n'imibare ya kaminuza. Sheri nzagerageza nawe ariko mana yanjye uri kumva. ariko ndetse reka mvuye Sheri erega nubwo ibintu nyine biba ariko nyine I can try nagerageza. Nzaba nkubona. Mufyara ngo nyine abishyira mu mutwe yuko iyo byanga tumureke. Fiona. Bye shushu. Ngaho rero. Traje. Nakumva. Halo. Ndakumvise noneho. Amakuru. Bari bangonse ba. Papa. Maurice. Amakuru ni umeze neza. Iminsi myinshi wa. Amakuru. Nari gukumbuye. Umerakomera. Nari gukumbuye pre. Iminsi myinshi. Ndora umuntu wabuze. Twaraburaga. Amakuru kiza. Amakuru ni meza. Kigali nayigezemo. Wayigezemo sumaze igihe kingana. Mazemo iminsi mike naje ku ishuri. Uba he? Dore ntuye hano ruguru niho nkodesha hariya ruguru. Hariya kwa Sekabwa? Hariya. Kare. Niho nkodesha da. Kwa Sekabwa? Neza rwose. Twaraburaga kabisa. Tukaba duturanye myaka myinshi. Aha niho utuye. Aha niho nituri?
dore niga hariya hepfo hariya dore nanjye banyohereje hano kuri university reka gusa turi mbega ibintu byiza noneho biranyoroheye kabisa none se Grace bimeze bite? Grace araho namusize mu cyaro gusa ndateganya yuko nzamukura mu cyaro nkamuzana i Kigali ntiwumva rero nzamuzana i Kigali rwose ariko ntuzahore n'ibishuko by'i Kigali aya nta by'ibishuko by'i Kigali abizi ndabona icyarwa cyabaye narakuze niko hagarara aho ngaho bimeze he narumvise ngo ushuditse na musaza wanjye ikibazo ufite ni ikihe ubu uragiye urikaraze urarebye muri izi karitsiye zose ubona umusaza wanjye ari ugomba gukwamira ahubwo agakobwa buranshuka katari wowe nkunanira ufite ikihe kibazo gusa ibyo nibyo umpagarike ushaka kumbwira ubu se abana iwacu tuzakwemera aho umusaza wawe se wazajya ukaba umugore we nimba wumva umukunze ufite ikihe kibazo ibyo uvuga uri seriye ufuhira musaza wawe uzaba umugore we ariko ndamufuhira iki tugomba kumushakira umugore ugezweho oya urarebye ubona umusaza wanjye ari ugomba gukwamiraho umve ndundirije umwana yoga caracara Natalia karame bro ngo ugiye kujya gusenga ako si isaha wowe ubu ngubu nizo kujya gusengara shana arindi kwambara ariko ndabona mbirangije mva nkubwire rero numvaga nshaka ko tuvugana gatoya umukobwa nawe mba namuhamagaye amasaha yose shaka unyitaba n'inama usa ntabwo wakererewe ntabwo ndakererwa yaracyari umwanya sasa rero mukuru wawe niwo mvuga rasa nabaye iki se kandi kuri wabanda rwose ndabona atangiye gushaka ibintu byo kunanirana gute se kandi ntago acyumva usigaye umubwira akakurebera ku rutugu rero wasanga nta matwi agiye agasuzuguro gasigaye gashaka kujojoba jojo wabonye yewe umukobwa wifata agataha amajoro nta kimenya isaha zo gutaha ni ukuza igihe ashakiye yaza akajya mu buriri ibintu mbese nawe utamenya rero ntabwo ubibona mbega yitwara nk'umukobwa w'inkumi urabona se atamaze kwamuka amaze gukura ariko se ku buryo yageraho ukumva yuko agomba kwigenga se mu rugo simbizi kandi nawe umuntu ushaka kuzamukurikiza ariko nagenda buriya nzamukurikira niba nshaka kuzamukurikiza uzamukurikira nawe ugiye gutera ikirenge muke mbese yitwara nabi ariko wowe ubona atamaze kutunanira yitwara nk'imodoka yenda gukata ikamanuka yacitse amapine ahubwo yakabaye ari umukobwa wiyubaha utuza akicara mu rugo agakora uturimo nk'umukobwa w'imfubyi ibyo kugirwa kunanirana ntabwo ari ko gaciro k'umukobwa ariko bro ko imfubyi ntabwo bivuze yuko ari ukwirirwa ahangaha mu rugo none se niba yagiye gushaka akazi uragira ngo azajye agashaka aho yicaye hano aragafite se ari kugashaka nyine nakabona azagakora kwanza nta mpamvu yo guterana amagambo ushatse wakigira gusenga wowe ngiye gusigara mu turimo ahangaha n'inka ntabwo irajya n'iki ibindi tuzabivugana okay wowe uri musaza we kandi muranakurikirana njye ndi mutoya wowe uze kubimwibwirira nta kibazo sawa ntacyo turabiganiraho nibura warategereje arabanza abona buruse basuti nayo nzajya gukwamira ubwirwa n'iki si igihe twatangiye gukunda umva rero reka mubwire afite buruse kandi nta nubwo agukeneye kiri umuryango wacu twanakwemera ngo ariko se ubwira uramuzi ubundi hari ku ibintu bike baba ubwira uramuzi ariko uzagenda akurongora nongere kununga urutoki wangira ute se nakugira ne ndikwereke se ubwo se urumva uri iki okay ngaho noneho ni uri umuntu w'umugabo akora icyo wumva ushaka nkora icyo nshaka nimba utari ubizi rero mba nkubwire narimbize nongere kununga urutoki okay ngaho akora icyo ushaka umva bukoro